Hello Live Givers, nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kantu keza cyane kavuga ngo ni ibihe birungo wakongera mu rukundo rwawe rukarushaho kuba rwiza cyane, rukarushaho kukuryohera, rukarushaho gukura ndetse no gusagamba. Ibi ni ibintu 25 wakora wowe n'umukunzi wawe mukarushaho gutera imbere mu rukundo rwanyu kandi mukarushaho kwishimirana no gukundana. Aha ni hahandi muzajya mwicara akakubwira ati ese ubundi wabaga he ayaya. Gutsindira umutima, icyizere by'umuntu runaka ni ikintu kiba kitoroshye. Niyo mpamvu nawe ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo umwereke ko ari wowe yarategereje. So rero muri video nabigufashijemo, nakuzaniye ibintu 25 uzakora ukarushaho kugaragaza ko nyine ari wowe ukwiye kuba umukunzi w'uwo mushuti wawe. So iyi video ntigucike niba wifuza kubagarira urukundo, niba wifuza ko urukundo rwawe rurushaho kuba rwiza. Ikintu cya mbere uzakora kugira ngo urushaho gutuma urukundo rwawe n'inshuti yawe rurushaho kuba urw'ibyishimo ndetse n'umunezero, ni akantu gasa nkaho gasekeje, aho ufata agapapuro gato cyane ukandikaho ndagukunda cyangwa se je t'aime cyangwa se I love you, cyangwa se nanone ushobora kubyandika mu rundi rurimi ariko wizeye neza ko umukunzi wawe yumva. Noneho ukagashyira mu mufuka w'imyenda yambaye. Ahangaha ushobora kubona atari buze kukabona byoroshye, noneho ugakora ku buryo aza kureba muri wa mufuka. Ushobora gutuma noneho arebamo ku yindi mpamvu kugira ngo akunde aboneka agapapuro umwandikiye. Aka ni akantu keza cyane wakora kagatera umukunzi wawe ibizonga mubiri cyangwa se emotion kandi bikamushimisha cyane. Ikirungo cya kabiri uzakigerageza igihe murimo kuganira muri kumwe. Ahangaha ikintu uzakora ni kugerageza kumuganiriza n'ijwi rituje cyangwa se ryorohereye ugereranyije n'ibyo usanzwe uvuga. Ibi bizarushaho kuryoha cyane igihe noneho uzaba ugiye kumubwira ikintu gisa nkaho kiri prive cyangwa se cyihariye, noneho ukamwongorera. So igihe uzabigerageza ukamwongorera bizarushaho kuba byiza cyane kandi bimushimishe, birushaho kugutandukanya n'izindi nshuti ze za hafi. Ukajya aganira nazo ari ibintu by'urusaku, by'urusaku rwinshi cyane, ariko wowe azarushaho kumva ko ikiganiro cyawe nawe kiba gitandukanye n'icyagirana n'abandi. Ikirungo cya gatatu ni ukugerageza kujya umuha impano z'utuntu duto inshuro nyinshi. Ahangaha ugerageza twa tuntu tutari buguhende kandi dutangaje, twa tuntu uri bumuhe nawe akibaza bikamutangaza, akibaza ukuntu watekereje kumuha ako kantu. So ka kantu gahendutse kandi kari bumutangaze, utwo tuntu dushake ujye utumuhamo impano inshuro nyinshi. Nacyo ni ikintu cyiza cyane kizatuma urushaho kubana neza n'umukunzi wawe. Ikirungo cya kane, niba murimo kugendana cyangwa se mwicaranye, gerageza umufate mu biganza. Kumufata mu biganza ni ikintu cyiza kizamwereka ko umuri hafi kandi kinongera amarangamutima y'urukundo agufitiye. Ikirungo cya gatanu ni cya gihe yagusuye. Niba yagusuye noneho mutumire mu gikoni, mujyane mu gikoni. Ahangaha kujyana mu gikoni ni ikintu cyiza cyane uzabukoze mugatekera hamwe mugafatanya, ndetse ni ikintu kizamunyura nubwo mwateka ibiryo bibishye gute
ni ikintu kimushimisha, akabona ko bisekeje, nuko kuba mwatetse ibiryo bibishye nabyo biba ari ikintu cyiza. Icya mbere ni uko muba mwabikoranye mugafatanya, ni ikintu kinyura umukunzi wawe ku rwego rwo hejuru. Icya gatandatu, gerageza umenye mu myenda yawe iyo umukunzi wawe akunda. Noneho numara kumenya imyenda akunda gusumba indi, gerageza ujye uyambara muri cya gihe mugiye guhura, wambare ya myenda uzi ko akunda. Nacyo ni ikintu kizamushimisha ndetse cyongere n'umubano mwiza hagati yawe nawe. Icya karindwi ni cya gihe urimo kumuhobera cyangwa se urimo kumusoma. Nicyo gihe ngo wisanzure, nicyo gihe ngo umwihe wese yumve ko umwisanzuyeho. Reka umukunzi wawe yumva amarangamutima umugirira. Aha ni hahandi ugomba kugabanya kwifunga, ndetse umukunzi wawe akumva ko wamwisanzuyeho. Iki kintu nugishobora, ni ikintu cyiza cyane kizatuma ukomeza kubana neza n'umukunzi wawe, ndetse n'urukundo hagati yawe nawe rukiyongera. Icya munani ni ukugenda urugendo rw'amaguru, mukajya ahantu hitaruye wowe n'umukunzi wawe. Kujya ahantu hashobora kuba ari nko ku gashyamba cyangwa se ahandi hantu hatari urusaku rw'ibintu ndetse n'abantu benshi. Ahantu harafashe cyane ku kuba umuntu yakumva noneho yisanzuye, cyangwa se urwikekwe rwo kuba hari undi muntu wamwumva rushize. Aha ni hahandi umuntu ashobora kumva noneho yakubwirana ryabanga riri deep, ryabanga yatinyaga ko hari yari kubwira akagira undi muntu uryumva. Ahangaha yumva noneho abohotse, akumva yakubwira buri kimwe yakifuza kukubwira. So aka kantu nako rero kagerageze mu rukundo rwawe, kazagukorera umuti. Icya cyenda, mu gihe muri kumwe, gerageza umufate ku ntugu, umurebe mu maso ndetse nawe akurebe. Noneho mumare nk'iminota 2 mutavuga. Nyuma ya minota 2 umubwire ko umukunda, ndetse n'andi magambo yose wumva akuri ku mutima wifuza kuba wamubwira. Ahangaha uramutse ubishaka ushobora no kumusoma. Iki ni ikintu cyiza cyane uzaba ukoze, ndetse kizakora urwibutso igihe kinini, akajya yibuka ya magambo akumva ni ikintu kimushimishije muri we. Icya 10, gerageza niba muri mu bantu benshi, ukora akajeste cyangwa se akantu kari bwereke abo bantu bose ko ukundana n'umukunzi wawe. Ahangaha ushobora kuba waturuka inyuma ye ukamuhobera cyane, cyangwa se nanone ukaba wamusoma, cyangwa se n'ikindi kintu wowe wakumva kiri bukunyure wowe n'umukunzi wawe, kikereka abo bantu bose kumukunda. Icya 11 ni ukugerageza kumuririmbira. Ahangaha si ngombwa ngo uzi kuririmba cyane, cyangwa se uba ufite ijwi ryiza riri bumunyure. Icya mbere ni uko aba ari wowe waririmbye. Urukundo ntacyo rudakora. Kuba waririmba nabi bishoboka, ntabwo we yumva ko waririmbye nabi. Kumuririmbira ni ikintu cyiza wamukorera kikamushimisha, utitaye ku byo waririmbye. So aka kantu kagerageze, ndabizi neza cyane ko kazashimisha umukunzi wawe. Icya 12 ni ukugerageza gusangira nawe. Ahangaha ushobora kuba wamutumira mugasangira, haba muri resitora, haba muri hoteli, aho hakoroheye, cyangwa nanone mu rugo iwawe ahakorohera, wamutumira aho ngaho. Icya mbere ni uko musangira. Gusangira ni ikintu nacyo kizongera umubano hagati yawe nawe, cyane cyane ko no mu muco wa Kinyarwanda gusangira ni ikintu cyiza cyubaka ubucuti hagati y'umuntu n'undi. So bigerageze no mu rukundo, ubundi urukundo rwawe rurusheho
gukura, rugire aho ruva rugire naho rugera. Icya 13 ni ukumukorera massage ku birenge. Massage ni ikintu n'ubundi gituma umuntu yumva aruhutse, akumva umubiri wongeye gukora neza. So rero kuba ari wowe umukunzi we wayikoze ni ikintu noneho kizamushimisha, gitume yumva twakumera neza mu mubiri noneho birenze bimubanye ubuki. Rero bigerageze, ushobora kuba utabizi ariko nta kibazo, byitoze mu bifatanye, ariko ako kantu kamukorere, ndabizi neza ko kazamushimisha. Icya 14 mu gihe wagize akazi kenshi ukaba utabonye umwanya uhagije wo kuba mwavugana, gerageza noneho ufate iminota mike, nubwo yaba iminota 2, umuhamagare umubwire uko umunsi wawe wagenze, ndetse nawe umubaza uko yiriwe, kandi ntibibagirwe kumubwira ijambo ndagukunda. Icya 15 gerageza gufasha umukunzi wawe ndetse unamwitangire, ariko ureke kwiyogeza. Reka kwiyogeza mbere y'uko wabibona, mwitangire ariko ureke aba ari ubibona mbere, abigushimire mbere, aho kugira ngo abe ari wowe ufata umwanya umwereka ngo nakoze ibi, nafunitse, nakoze ibintu byinshi. Oya, reka ahubwo aba ari wowe ubibona mbere, noneho abigushimire, kandi bizamwubakamo n'ikintu cyiza cyo kubona ko kumwitangira cyangwa se ko wamufasha ari ibintu wowe bikurimo, uba udategereje kuboneraho igihembo cyangwa se ngo ubikore usa nkaho hari ikindi kintu ushaka cyishimye kirenze. So icyo kintu nacyo nugikora kizatuma wubaka urukundo, wubaka umubano mwiza n'umukunzi wawe. Icya 16 umufata ikiganza, ugisome, noneho ugishyire mu gituza, mu gice cy'ibumoso ucyegereje aho umutima uba. Ibi bizaba byiza cyane ari uko bikozwe n'umusore. Icya 17 ni ukugerageza umwitozo wo kwitana cyangwa se wo kubwirana amagambo y'urukundo hagati yawe n'umukunzi wawe mukoresheje indimi z'amahanga. Iki nacyo ni ikintu mukora kikaba kishimishije kandi kigatuma murushaho kwisanzuranaho, umwe yungura undi utuntu atarasanzwe azi, ndetse rimwe na rimwe bikaba ari n'ibintu bisekeje cyane. Iki rero nacyo kigerageze, ni ikintu cyiza cyane kizatuma wowe n'umukunzi wawe murushaho kubana neza. Icya 18 ni ukuba mwagerageza gukorera utuntu tumwe na tumwe hamwe. Ahangaha mushobora kuba mwajyana gusenga, mwarebana umupira se, cyangwa se mukaba mwarebana movie, ndetse n'ikindi kintu wumva mwakorera hamwe mugahuriza hamwe. So kuba mwakorera hamwe ikintu runaka nacyo ni ikintu cyiza cyane kizabafasha kuba mwakomeza kwisanzuranaho, ndetse mugakomeza no kubaka umubano wanyu. Icya 19 ni ukuzirikana y'amatariki y'ingenzi mu buzima bwe. Wowe mukunzi we ni wowe wo kuzirikana y'amatariki, ya tariki yavutseho, ya tariki ababyeyi be bavutseho, ya tariki y'abazina be mutagatifu, ya tariki y'ikintu cyose gifite ikintu gisobanuye cy'ingenzi mu buzima bwe. Ni wowe wo kuba uwa mbere mu kuba ya tariki wayizirikanye. Kuba rero icyo kintu wagikoze agasanga nawe wagihaga agaciro, ni ikintu cyiza cyane uzakora, akabona ko umwitaho kandi bikamwongerera icyizere ko afite umuntu noneho umwitayeho birenze. Icyo kintu rero nugikora ukakibasha, kizubaka urukundo hagati yawe n'umukunzi wawe ku rwego rwo hejuru. Icya 20 ni ukumuhamagara byonyine kugira ngo umubwire ijambo ndagukunda. Ahangaha biba umwihariko cyane ku mukobwa. Wowe musore kuba wahamagara umukobwa ukamubwira ko umukunda, ni ijambo risa nkaho ari rito ariko rivuze ikintu kinini cyane ku
ku mukobwa ukunda. Rero kuba wamubwira kumukunda ushobora kumva ko atari ikintu cy'ingenzi cyo kumuhamagarira, ariko yaba wari uzi ikintu bivuze mu mutima we wakabikoze buri segonda. Nicyo kintu kimushimisha kuba yakumva umusore bakundana amubwiye kamukunda. So bigerageze kenshi uko ubishoboye, nacyo ni ikintu kizamushimisha cyane. 21 ni ukumwereka ko unyuzwe kandi wishimiye ukuntu uwo mukunzi wawe ameze. Buri muntu wese aba afite ikintu kimutera complex, akavuga ati iyi sura yanjye, iyi ngano yanjye, nyine hari ikintu we kimubangamira kuri we, akabona ko bisa nkaho cyamubuza kuba hari ibintu byiza yageraho, cyangwa se akabona ko gishobora kuba cyatuma wowe umukunzi we umwanga. So rero kuba wowe mukundana wamwereka ko umwakira kandi umwemera kandi utewe ishema n'ukuntu ameze wese, biramushimisha cyane, akumva ko na cya kintu kimuriho kinengese cyangwa se cya kintu by'abindi adakora neza, akumva ko noneho hari umuntu umukundira uwo ari we. Icyo kintu rero nukereka umukunzi wawe azarushaho kwiyumvamo, kuko hari benshi baba basa nkaho bamwangira cya kintu adakora neza, cya kintu afite kitari cyiza. Rero niba wowe ubasha kuba wamukunda ukari, ni ikintu kizuba ku bushuti bukomeye ndetse n'urukundo rukomeye hagati yawe nawe, kubera byonyine kuba umukundira ukari. 22 ubu wa mbere uba uhari muri cya gihe umukunzi wawe yagize umunsi mubi cyangwa se umunsi ukomeye. Niba umukunzi wawe yahoze mu kazi cyangwa se yiriwe mu kazi, akaba yagize umunsi utigeze umworohera na gake, ni wowe mukunzi we ugomba kuba uwa mbere kumufasha kwiyakira ndetse no gutuza nyuma ya ka kazi kamutesheje umutwe. So muri kwa guhamagarana mukabwirana uko umunsi wagenze, niho ukwiriye gufata umwanya, niba umaze kumenya ko umunsi utagenze neza, ukamufasha kwiyakira, ukaba uhari muri cya gihe cya nyacyo. Icyo kintu nacyo nugikora neza, ni ikintu kizatuma uba umudasumbwa cyangwa se umutarutwa ku mukunzi wawe. 23 ni ukuba wamukorera umusatsi, inzara se, cyangwa ukamukorera makeup. Ahangaha wowe mukobwa ushobora kuba wafasha umuhungu ukunda ukamufasha gukora neza umusatsi, umufuriramo se, cyangwa no kuba wamushyiriramo n'izindi hair product bitewe n'izo akoresha. Nanone n'umusore ashobora kuba yafasha umukobwa akaba yamukorera makeup mu gihe abibashije, cyangwa nanone niyo yaba atabibashije ashobora kuba yamukorera makeup just for fun, noneho nyuma akaza kubikaraba akongera agashyiraho indi. Ni ibintu byonyine byo kugira ngo mwisanzuraneho, mufashanye, mwishimane. Ntabwo ari ngombwa ngo niba gushyizeho iyo makeup wenda ukabona se bimeze nabi ubigendane mu muhanda. Oya, ushobora kubikaraba ariko wamuretse akabikora. Nacyo ni ikintu cyiza cyane cyongera ubwisanzure hagati yanyu kandi kigashimisha. 24 ni ukugerageza kugereranyiriza umukunzi wawe ushaka kumwumvisha agaciro ndetse n'ibyiza yazanye mu buzima bwawe. Gerageza umwereke itandukaniro, nubwo biba utabasha kwisobanura mu magambo, ariko gerageza umwumvisha agaciro ndetse n'ibyiza yazanye mu buzima bwawe. Umwereke itandukaniro ryo kuba umufite n'igihe utaba umufite. Icyo ni ikintu nacyo kizaba cyiza cyane, gituma umukunzi wawe yumva ko ari umuntu w'agaciro, ari umuntu urenze ndetse binamushimishe cyane. Rero icyo nacyo kizubaka umubano hagati yawe nawe kandi kimushimisha. 25 ariyo finali, ari cyo kintu kimena
wakora akaba ari cyo kirungo cya nyuma noneho ushyiramo urukundo ugahita uvuga uti noneho birabaye, ni ukumwerekana mu muryango. Ahangaha ni kwa kundi ufata umukunzi wawe, niba uri umukobwa se ukamujyana ku babyeyi bawe, nawe musore ukaba wajyana umukobwa ku babyeyi bawe. So ahangaha rero nicyo kintu cya nyuma wakora kugira ngo urukundo rwawe n'umukunzi wawe noneho ruryohe burundu. Kuba wakerekana umukunzi wawe mu muryango nicyo kintu kimuhereza confidence irenze, akumva ko noneho uri proud ye, mbese akumva ko ibyo yibwiraga byose noneho bibaye confirmed, nyine byemejwe ko ari we wa mbere kuri wowe ndetse ko nawe ubyemera. So rero mu gihe uteye intambwe ukajya kwerekana umusore ukundi wanyu cyangwa se umukobwa ukundi wanyu, ni ikintu cyiza cyane uzaba ukoze kandi kizubaka urukundo rutajegajega hagati yawe n'umukunzi wawe. Ngira ngo rero wabyumviye, izi zari tips 25 wakoresha kugira ngo urukundo rwawe rukomeze gukura amanywa n'ijoro. So wowe n'umukunzi wawe mugerageze izi tips, ndabizi ko zizabageza ahantu heza ndetse namwe mukabyishimira. So iyi video rero ni ikirungo cy'urukundo, ni ifunguro ry'urukundo, nta nzara nta nyota y'urukundo wumvise iyi video. Rero wowe n'umukunzi wawe nahaweho kugerageza kandi bifurije ishya n'ihirwe mu rukundo rwanyu. Reka nkomeze kwifuriza mwe mwese aba givers gukomeza kuryoherwa n'urukundo ndetse no kwishima cyane muri 2021. Mbibutsa gukora subscribe kuri Clarisse Girishya, ubundi dukomeze twibere mu buryohe. Reka mbasezere rero, tuzabonane muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, bye.